ariko wiruka inyuma y'iriya mbwebwe kubera iki? Ariko papa Rameki untererana kubera iki? Ariko mama fi buri munsi amafaranga kubera iki? Ariko ke urakomeza gutesha umugabo mu mutwe kubera iki? Kuburi muri umuna wanjye bisobanuye gusuzugura umugabo kubera iki? Ariko Ozi byose niwe mporera kubera iki? Ariko sister ugenda umvugira amabanga kubera iki? Umutindi nkawe akundana na musaza wanjye kubera iki? Ariko mabuja ko nkukubira amasafuriya nkagukoropera ntushime kubera Rameki hari ikibazo njya nibaza. Ni gute umugore ashobora guca inyuma umugabo we kubera iki? Niko Keza kuva nta gushaka ntago ndishima n'umunsi warimo kubera iki? Kubera iki? kubera iki? kubera iki? Kubera iki? Kubera Kubera iki? Kubera iki? kubera iki? Kubera iki? Kubera iki? Marita yararongowe. Marita afite umugabo w'umuzungu. Ma tugende. Tujye hese? Tujye kureba umuzungu. Ceshwa ubanze ujye kwiyambura. Kandi tujye tuvugira. Umuntu wese uzajya ukuvuga uzajya ujya guteza intambara. None se ngiye uko bamvuze. Umeze mute? Twajya ngo narimbize. Wanji yambe. Makuru y'ibintu. Mwana wa. Yari yadusabye ko twajyana i Kigali. Ndanabimwemerera mvuga ati ntari ibi kabisa. Gusa nanga ko twajyana utabizi. Niyo mpamvu nari mbikumenyesheje. Yarabikubwiye rero. Mwarabivuganye ko nshaka kujya mu mujyi. Yabimbwiye nyine. Ubundi urashaka kujya mu mujyi kubera gukora iki? Wowe kuri yose, wowe kubayo. Kondi yo ku mpamvu z'akazi se ubundi wowe uzaba uri gukora iki? Kigali se ushaka kujya hari akazi ugiye gukora? Wowe se kuri yo. Ndiyo ku mpamvu z'akazi. Gise nta maboko ngira nanjye nkajya gukora. Ni igiki se wabuze? Use kombi Kigali icyo ushaka cyose si koherereza. Ni igiki kizaba kikujyana i Kigali? Ubwo bimaze kwivugana Waziri. Mumaze kubivugana? Cyane twari twumvikanye ko tuzajya nanjye na Marita nawe. Ari nta kibazo. Ubwo rero nyine niyo mpamvu twahamagaye kuri uwo muryango wabyemeza. Nyine tugenda i Kigali. Kese uboneye umujyi utambera. Ariko mari ibintu umugabo ariko kubwira n'ibyo. Uri kugira ngo turugo iyi nzu urayisigira nde koko? Wowe kugiye kujyayo. Ngaho basi nawe uzasige Marita dusigarane nawe uje gushaka ibyo tungo. Ngemenyereye umujyi. None se ubundi iki gishaka kumujyana mu mujyi? Agaturugo, agatamatungo urashaka kujya mu mujyi mubi. Nanjye nshaka kujya nguhereza Kelly ndi kumwe nawe. Ntago ari Kelly. Ntagomba kujya rwose. Nta Kelly nta bikeri niba ari bini bikena. Ariko si ubundi ma ugomba kuguma ku rugo. Arugume. None se mama ugerageza umugabo wawe ije kubwira. Ariko uziko bayatanagaragaye koko. Gerageza umugabo wawe basi. Papa Ange. Reka nkubwire ukuri kwanjye kwambaye ubusa. Turajyana Kigali. Ariko iyo Kigali. Ntabwo ugomba kujya ugomba gusigara ku rugo. Kareba amatungo, kareba n'umwana. None se umwana azasigara wenyine. Wetoraguye inkuru isinziriye ugira ngo utoraguye isake. Ndavuga ngo turajyana mu mujyi. Aho ugenda hose turajyana. Ntabwo ugomba kujya. Ubundi se arajya mu mujyi. Kwe nitujya tuzajya tuzanirwa nande ibijumba ibishyimbo n'ibyo. Umva nkubwire bari. Nta kintu njya kuvuga. Wongere kuvuga. Kigali. Ubisa ndi kuvugana n'umugabo wanjye. Kigali urya ari ukuhashye amakara ni ukugura amazi ni ukugura ibyo kurya ni ukugura aha ni ku rugo hano hari ubwo wirirwa ugura amazi cyangwa amakara wowe utunzwe n'iki nta mazi unywa none se jya ko mba ndi mu kazi guma mu rugo ntaho ugomba kujya niko mvuze nkubwire birarangiye nizo nshoreke wanshoretse ku mpande igihe kirageze ngende buragane nazo nkumve n'imbere ntambuke Ako no mama wagira ari amavubi ma. Ubwiye ni Kigali tumye usana. Kigali ramusaje. Se mama fi. Amen. Makuru y'abantu bagiye gushyingura mama Waziri. Rero ndacana imbabura. Reka nza mbanze nyicane rwose amakuru ndayagwa ko mba nyafite se. Sinzi ukuntu mu gitondo nabitekerejeho. Ndavuga ngo reka nze kubikubaza. Warumbaje harya ngo abagiye gushyingura mama Waziri yewe baraje ariko bahise berekeza yo mu cyaro hara kwa Waziri aho asigaye atuye niho ububari ye busana n'ubu ntabwo uba wambwe ubusana n'ubu uracyarakariye umupfura uno wapfuye kera wowe nta kintu kizima cyava mu mutwe wawe atari ukunkomeretsa gusa
wabigeze nawe rero mu byo maze kurambirwa nawe urimo. Byose ubwo icyo mvuze kibi ni ikiye ko kwa mugore. Byumbabare ntukanisha umutwe. Abandi bacana kuri gaze, je nkirwa ngura amakara ya Desi. Ese ko ari ubushobozi buri. Igiye rimwe nzifora uwo mutwe nka usatura. Wiki? Gukibangura nguri. Umva ndakubwiye ngo shakara kuniga hari igihe nzifora nka usatura umutwe. Icare hasi. Gasore. Icare. Ukansatura umutwe jewe mu rugo rwanjye. Ngewe umva nkubwire. Menya ko ndi umugabi wanjye. Wowe usatura umutwe. Ekerayo. Sike. Ngezaho kunagirwa ibiryo gutya. Bigutera se ndabimenye. Anabimenetsera. Amazi arese yo gukaraba. Jya kuri kandagira ukarabe. Njye kuri kandagira ukarabe. Si gahunda ya leta sigenda ujye kuri kandagira ukarabe. Ubwo ni insendo shaka. Akira urusenda mbona rukunda kudakira. Urarinda mu go rusenda se urabona ndi inyoni. Habwirwa nigeze ko utari ko mbona naguruka ibyubu biguruka nta mababa. None ndabona sinzi ikibazo ufite. Ariko ntajya mu mujyi kubera niba nka telefone uba ufite ukuntu imeze nta na gatoroshi mfite cyangwa kakandi bita karashara njye kuki ntajya kwishingira telefone se telefone niyo yagushajije kugira ujya mu mujyi ndashaka ibintu bibiri ndashaka telefone ngashaka nawe aho uri ngomba kuba mpari ubundi wanjyanye Kigali nkajya kwihigira telefone ubu urabona imyaka ufite ariyo kujya Kigali wowe ufite ingahe ndakurusha imyaka iyo mfite yose ndiyo kubw'akazi uziriya yanyemereye kunyijyane urangije urabivangavanga urabidobanganya bigira gato Zoziri wabonye aho mukwe ajyana nyirabukwe ntaho ugomba kujya rero nzajyayo ako ubundi mva hejuru ushaka kuzajya mva hejuru wa mugore ubanje shaka kujya hejuru ndabona wariye karungu wagira ngo Kigali sinzi ibyo ushaka kujya gukora uzanye kujya utaha ushaka kungubita asore ngo Kigali ubundi wajya uguma Kigali ukareka no kuza kungenetse urya ibyo mbaniriye mpinga Kigali urashaka kujya gukora yiki Makoma nari heza. Wari wavuga utaragera mu nzu yawe. Siko hameze. Kenshi. Asa no kutaragera no mu nzu yawe ngo rero kwa makafa. Mari. Ari tawe. Yego ma. Iriwe. Yego. Ko muneze. Muzaniye murumuna wawe ngo arashaka kukureba. Abite. Muri cyarahi. Yicara aho ngaho. Kuwayo urasufite inzara. Wana watumva bananiwe. Ago meze neza. Ndwaye umutwe. Yewe. Imva bipiske none. Hano ko bisaba umuzungu. Yema, cyo wabwiye nibyo. Yego mandazi. Umurandaza kugwabiza. Ura rero ngewe ma akagiripe kamenaguye umutwe. No gucuruza ndabona ngiye gufunga nkigendera. Ubundi azira arimo. Uziri se usira ari mu rugo. Ngo umukobwa aje kumureba. Nanjye rega mba nibagiwe. Uramushaka kumusuza? Cyakure uwo muzungu. Kajya kumubwiraze. Mubwiraze. Mabundebera di. Ni azu umukiriya umwakiriye. Anje atakwiba. Oya, aje sariba. Ese kumbwira ngo nkurebere kandi ari je nawe turi hano turi babiri. Ko naye kagukana urutyo. Yo kusevugisha amandazi ngo mabiswi ngo mama taza kunsebye. Ubizi sana z'abandi bazira mu murimo.
icyo ufase umubyizi umubyizi ubu rero ubonye izuba riravuye amanywa y'ihangwa araje ubundi si usigara mu rugo nibura ngasanga bihiye rero reka nihinge ndebera nk'ubwo busirimu bushaje ubwo utabonye umuntu uhingana intoki yewe nawe uranzanye reba nk'ikirenge cyawe ukuntu gisa ukuntu gitukurana urebe n'iki cyanjye ukuntu nabaye urangiza ngo ntago najya i Kigali ese iby'ibirenge nibyo twaje kurata mu murima twazanywe no guhinga hakundi wa mugabo niki gituma wanga ko njye i Kigali Kigali ariko se Kigali ko yakubanye Kigali yibitekerezamo iki yabaye za nshoreke bizirwa mushoreranye wanga ko njya kubona i Kigali inshoreke ntazibona inshoreke se zihe simba impamvu udashobora kwemera ko njye i Kigali umva ibya Kigali byikuremo uko watutse ku ibere rya nyoko n'ibya Kigali ari kubyishkura mana yo mwijuru papa hanje unatse kuri mama muko nibagiwe amabere ya mama nose uracyayonka ni watutse umugore zamuze ugeze aho ngira ngo kuko amabere ya mama akumena kuse umugore ushaka no kunkurikira ngo turwane ngwino twumvane ngwino sinzi ibyo ushaka urihiga wowe ngira ngo amabere ya mama ko mama habaye iki urakubiswe barakwibye biti byagenze biti mwana niyo haba gukubitwa cyangwa kwibwa ndatutswe wambaye n'ibirenge kweli nambaye n'ibirenge se nta nibyo nibukaga ko nambaye ibirenge none se wabaye iki ozi ndatutswe kuri mama kandi shaka gerageza utuze ninde ugututse basi habaye iki sobanurira neza ozi ni papa hanje mwongeye mupfuye Kigali nanone ozi basi hangane bizagenda neza genda mwana wa nta kibazo ubu birarangiye igendere nta kibazo sibyo cyakora cyo ntakubeshye abagabo baragoye pe niba ari kuriya zubakwa biragoye basha ni imiguruko no kubana mu miguruko nta umugore wawe ni kuriya ateye aha shaka ntabwo ari kuriya yari ateye sikari inkuba cyakora cyo nakubwira sorry kabisa niba ari twe twabiteye kuko twaje yiturije ameze neza mbere twari tubanye neza ariko ubu ngubu Kigali yabaye Kigali mbega sinzi siko nabonaga yenda kukubita ingumi neza byakaze byacitse ahubwo yari yanyishe yaragiye ku mugore mbega umugore cyangwa ufite inkuba sinkubeshya ni inkuba uyu mugore wawe kakunda Kigali ikiyariye none se basi niba yanze gucuruka twamufata tukamujyana i Kigali wenda tukamumarana nk'icyo cyumweru tukamwereka iyo Kigali tukamutembereza akabona ibyo bintu byose ahora yifuza basa agatuza mu byihorere buriya azatuza zamuturisha kandi azatururuka muzigendere njye nzamucururutsa ntabyo kumujyana muri Kigali rwose ni hatari natwe tugiye kuzayisariramo Kigali ntazi ko yasajije abantu ngubu nagira stress z'akazi byo kwirirwa ku iseta n'ubundi nibereye muri stress ubwo umugore yabaza muri Kigali byavamo ahubwo se twebwe rero mu minsi mike itarenze nk'ibiri cyangwa itatu turaba tuvuye n'ahangaha twigere dusubire mu mujyi sawa muzigendere nta kibazo nzamuturisha buriya rero buriya azaturuka rero nzajya nza kugusura mwana wanjye se abagira iyo bajya ko bagenda akoma buse ngewe arega reka kuvuga gutyo buriya uziri yamenyereye kuba mu mujyi arega ntabwo wakwirenganya ngewe nashatswe n'umugabo w'umunyamujyi woweho ushakwa n'umugabo wavukiye n'ubundi mu cyaro buriya rero ziri impamvu atabashije kuguma inaha nuko ari umwana w'umunyamujyi usa nawe wabiririra ahubwo se uzajya uza kudusura yego izo nzira n'uburenganzira byangeze i Kigali ntabikora nushaka kudusura ntabwo uzahayoberwa ahubwo ikindi buriya i Kigali haba ibishyimbo bihenda ushobora gusanga nk'ubu ibishyimbo ikiro kigura nk'igihumbi kandi nawe tubibonera ku buntu rwose ahubwo ujye ugira utya n'ibyera wikorera unzanire